kandi mu kanya yari tubwira mu rwego rwo kugira ngo akomeze gushyigikira, gufasha, kuba hafi no guha ubuhamya abandi barwayi kugira ngo biyakire, ari nako kandi dukomeza kurushaho kugenda tuzirikana na bagenzi bacu barwaye. Francine, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Nitwa Mukarangwa Francine. Njyewe nabayeho ndi umuntu ureba, ngiruka ndi umuntu ureba, nshaka ndetse ndeba, ndetse nkora n'ubukwe. Umwaka w'ibihumbi 2000, mfite imyaka 50 tuvugana ubu. Urakoze cyane, uraza kugenda ubigarukaho ubitubwira, ariko mbere y'uko dutangira iki kiganiro banza dushyire imbere y'Imana ho gatoya, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, dusanganye umutima wa kwemera abakundi, twohereze Roho wawe, byose bibe bishya, n'isi zabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Turagusingiza Dawe Imana ishobora byose, turagusingiza urukundo rwawe, turagusingiza kuba turinze mu bikomeye ndetse no mu byiza, kugira n'isaha tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagusingiriza ineza n'imbabazi n'urukundo, utitaye ku makosa n'amafuti n'ibyaha dukora, ukaturengera uko bwije uko bukeye, ukatubaka mu buzima bwacu bwa buri munsi, ukatinda tuba ndetse no kwiganyira. Singizwa dawe mubyeyi mwiza Bikira Mariya, mubyeyi ugira impuhwe, mubyeyi ugira ibambe, mubyeyi ugira imico myiza, mayi mwiza, mama wacu urugori rwera, inyange yera de. Turi abana bawe, uzi neza ko turi abanyantege nkeya, nubwo dufite ubumuga butandukanye, uratuzi kandi uradusobanukiwe. Niyo mpamvu mubyeyi mwiza Bikira Mariya tugusingiriza urwo rukundo rwawe dukunda, hamwe n'umwana wa Yezu Kristo wadukunda akatubambira ku musaraba. Ubu ngubu twaba tuganje mu mahoro. Mubyeyi mwiza Bikira Mariya rero duhishe mu gishura cyawe, dufatire iburyo, tubaye nawe ubuziraherezo. Utwumve mubyeyi mwiza Bikira Mariya. Bikira Mariya nyir'impuhwe, bize ko ntawe wigeze kumva ko washize imanza afungiye, agutakambira mu burengero umusabire, ntituma nkwizera, ndakugana nkuganira mu magare ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi mukiza, ntiwirengaze ibyo nkubwira, ujye ubyiteho. Amina. Mwamikazi wa Kibeho, mudusabe. Mwamikazi wa Kibeho, dusabire. Mwamikazi wa Kibeho, dusabire. Imana Data niduha umugisha uturutse mu ijuru, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Urakoze cyane Francine, wari utangiye utubwira uti nabayeho gutya nkura ndeba. Ni ikiganiro cy'abarwayi dukomeje. Ese Francine, ubu bumuga bwawe bwaje gute? Abantu badukurikiye bakumva ko kuba utabona byatangiye gute, mwabimenye ryari? Uburwayi bwanjye rero ukuntu bwaje, nanjye ntabwo nabona ukuntu nabivuga, kuko byaje gahoro gahoro, ndi mu rugo niteza imbere, mbanye n'umugabo neza, nta kibazo dufitanye nawe, ndetse n'umukecuru kuko bari urugo mu Burundi, nta kibazo dufitanye nabo. Ariko byaje kuza gahoro gahoro, ubwo nakoraga imirimo itandukanye, ntabwo n'umucuruzi ndetse nkaba n'umuhinzi mworozi. Ariko ibyo nacuruzaga ni ibishyimbo, amasaka, ngacuruza n'ibigage, nkaranguza n'inzagwa. Nashakishaga mbese mu buryo bushoboka kugira ngo tubashe kwiteza imbere mu rugo rwacu. N'abantu bose barabizi, nta muntu utarabizi ahantu nari ntuye. Ubwo rero najya nko kurangura nk'amasaka ahantu twitaga imushuri, nagenda nagira ngo ndatashye, akenshi ugasanga nijoro nibwo ndi kureba ku manywa sindebe. Twaba turi nko gukora n'umugabo turimo duhinga ndetse n'abakozi, igihe nkabona sindi kubibona ibyo ndi gukora. Naye kumva nkumbise ku mabuye, mwakanga ati si urakubita ku mabuye ntabwo uri kuyareba. Naye nkamusubiza ese mbaye nyareba ajye nayakubitaho, afata nk'isuka akangururira, yamara kugurura nkongera ngahinga, najya nkakubita kwibika gutyo kubigezeho. ngejemo hagati mbona guhinga biranze, mbona n'ibyo nakoraga byose biranze, mbona uburwayi buransatiriye, mbona ndarebye kuko birakomeye, bitangira kundya mu maso ndetse no mu mutwe. Ubwo mbese nicaye hasi rwose. Mu mwaka wa 2008 nibwo natangiye kuyarwara, ubwo 2009 nza kuza gusubira mu buzima busanzwe nkoresha ijisho rimwe. 2011 tatandura n'umugome, ntagira forumire, ndongera nabwo ndarwara biba burundu. Ariko mu burwayi bwa 2008 rwose umutware yaramfashije, arambuza hamwe ndetse n'ababyeyi banjye n'undi wese ubashaka kunshyikira, barambuje ndakira. Nanjye numva ndiyakiriye mu buzima busanzwe. Bundi nari umunsi nakonaga nabunze imanza z'abaturage, ugasanga nta kibazo, nkubahiriza gahunda zose zishoboka. Bigezemo hagati rero kubirangije 2009
2010 ntangira kubwirwa amagambo atari meza, ariko muri urwo rugo nkimara kugeramo n'ubundi namaze imyaka 8 n'ubundi nta mwana mfite kandi nakoze mariage mu mwaka w'ibihumbi 2000. urwo rugamba narwo bene n'urwana, ariko nta n'icyo rwari nantwaye kuko numva ko Nyagasani ahari kandi ari igisubizo cyacu. Yego byari bitubabaje nyine nk'umuntu wagiye gushaka umuryango kugira ngo ujye kufungura bikana ko byari logike y'agahinda, ariko nigeze mu Mana avuga Nyagasani azabikora byanze bikunze. ubwo ntangiye kurwara ayo maso rero batangiye kujya banambira nabi muri 2009 2010, umuganga ati niwongera kurwara ntawe uzakwitaho, niwongera kurwara ntawe uzakuvuza, kawe n'uzo ufite amafaranga ntawe uzakwitaho. ntangiye kumva kuko ibyo avuga ntabikomeje, nkibuka dusezerana umwaka w'ibihumbi 2000 twasezeranywe n'umupadiri witwaga Njonjo, atubwira ngo dusezerana ngo ya mu makuba ya mu byago nzakuba nzakunda iteka ryose kugeza gupfa. Nkumva ko isezerano yasezeranye adashobora kuritatira, ariko burya abantu nubwo basezerana ari nk'imikino abantu twibereyemo. Wiye bitaza kuba imikino nayo ntabwo barabigenje gutyo ngo ntemuntu sigaremo jyenyine, sigandi mu bombonye. Kaje kurangira n'ubundi abigize mu bikorwa kuko aranta sigara jyenyine, navuga ni n'ubundi niwanguruje n'undi musanguza muzanyita nkagira ngo ni imikino. Ariko 2009 2010 simbirwa amagambo meza, ibyavuyemo amaso n'amenyo bikwiye gutabwa, kurora rutwe umuntu warumena, ayo magambo akankomeretsa cyane. Kandi ubikigena nakoreshaga ijisho rimwe n'ubundi nkora bisanzwe, burya ijisho rimwe ryapfuye ikindi rigira imbaraga zo kureba cyane. Narebaga cyane bikomeye kurusha uko narebesha yandi yombi ukora abiri, byanyuraga mu ryapfuye byanyuragamo, ariko ryari ryarebaga cyane kure cyane. ubwo nuko pfa kwanjye kw'amaso, niba yenda umuntu areba muri metero 200 byatangiye bigera mu 150 ni 150 kuko napfuye amaso kwanjye rwose barambuje banitaho. Yewe rwose singene kubabeshya, buri gihe umuntu agezweho nta gufata pfundi imitwe n'umunyarwanda agiyeyo. Ndivuza mu bizungu ndivuza, ariko mu kizungu ho rwose ho byari nakomeye, ndetse no ku munyarwanda byari bikomeye cyane ko baje kujya bambana ibintu mu mutwe, mu maso, mu ntugu, mu gatuza, hano ku bibero gutya, mu ntege, ku tuntu hose ugasanga urakora ibintu bimeze nk'amabuye. Nza kubwira musaza wanjye rero barimo bambuza mu kinyarwanda, ndavuga nti ibi ntabwo bijyanye ngo ugiye kubyereka mama bamenye uko mfuye. Ati ntabwo nirwa mbijyana kuko mbona ari amabuye bacu bagushyizemo, kuko hano twari turi ahantu nyine hari amabuye ateye ubwoba, nta gataka kabaga gahari. Ariko bagira ngo wenda bararasaze gutya, baciye agakato hano n'urwembe, bakarumika nyine no mu muhanda bikaga nyine yarumikishaga umunwa wiwe, akabikuraga abantu amabuye nkabyumva agacira ku kintu kuntu. Hari n'ikigeze kumfata ndi kumwe na mama ndwajije, ndavuga ni mama n'ikintu cyafashe ku mutima rwose, ni umuntu abukeye umugire muganga aze kuza kundera mu gatuza bimuriye nabi. Baraharebye basaga n'urwembe, umuntu aramvura arabikura bivanamo, akuramo ibintu bimeze urabona nk'ukuntu imyumbati ishora imizi mu butaka bizaribwa. Ibyo bintu banyuma ko byari imizi byarimo bishora imizi bijyana ku mutima kugira ngo mve mu mwuka. Buriya rero abantu nubwo bahakana ngo abantu ntabwo baruga abandi, ngiye mvuga ko amaso yanjye rwose indwara kwa muganga barayibuze, n'ubu byambereye inshuramahanga. 2018 hari umuntu rwose wari Masaka, Imana imuhe umugisha, yarafashe aranjyana Ibishenyi, ati rwose ntitaye aho wavurijwe hehe hose, niba ari n'ijisho rwose nzakora uko nshoboye kose, hanyuma njye ntanga make ariko nzabone ijisho risimbura irindi, ariko byibuze ukoresha rimwe. Baragiye tumaze kuhagera baradusuzuma, maze kudusuzuma baranga ati itara uraribona, ntabwo ndibona, urumva urarubona, nta kintu na kimwe ndikubona, ahubwo biramvura cyane, ndashaka kundya mu maso, ndashaka no kurira ukuntu. Baranga ati nta kintu twagukorera, warunzanye kwa muganga, arambwira ati se urabona hari icyo ibisubizo guhaye biragushimishije? Ni rwose nta kintu bintwaye, nta n'icyo binankomerejejeho, nibona ahubwo ikata zose nanyuzemo, ndavuga nti byanze bikunze ntabyemera ko ndi kukurwanya. Nubwo nyine abantu turajyana rero kutabona kwanjye narabyakiriye, nubwo indwara nayibuze ntabwo nzi iyo ariyo, n'abaganga ntayo bazi, nanjye ubwanjye ntabwo nyizi. Ibyo nibyo bijya bimubaza bikantera agahinda, ariko narabyakiriye, nta yandi mahitamo yanjye mfite. Umusaraba wanjye ngomba kuwuheka mpaka nkuvuye hano kuri iyi si. Ngorwo urugendo rwanjye kuko nahumye amaso, ariko byaje kurangira n'ubundi umugabo antereranye, birangira n'umuntu asize mu rugo, sigara jyenyine. Abakozi twari dufite baragenda, twari dufite ibintu rwose, twari dufite inka, twari dufite amatungo, twari dufite abantu, twari dufite ibintu bose badushiraho, sigara jyenyine mu nzu ndi mu rugo mbonye. Ndagenda ndateseka, ndagenda ni umwanda, nimvuga ngo umwanda mwumva wa mwanda mwa kera abantu babagamo, n'amavunja badanire kuyarwara.
nicyo cyari gisigaye, ariko ibindi byose imbaho mu myambaro murabizi byabaga mu myambaro kera nta masuku bafite, urusatsi bagenda rumpinimbiraho, umuryango wanjye bari barawuhaciye ntabwo rukigera hehe aho nashakiye. Nibwo haje umusaza wanjye kwa mama wacu araza arantwara avuye kwiga pirimeri, rwose wagira ngo bari barahanzingiye ku buryo ntashobora kuba nagira gute ntahava, ariko Nyagasani yaje kuza kugira gutya arahangwa ndagenda ngenda mukurikiye, yari yambaye ikoti ritukura negereho gakeya, yego nambona ngejeje intama ahita mbona yo mama yahise arira aravuga ati niko wabaye umwana nuko nabaye. Mama yahise afata urwembe aranyurura rwose ataruvanaho mu by'ababyeyi, nuko atangira kunkurikirana. Umugabo yaje kuhansura rimwe, nubwo nta bundi yindi kuza kuhansura. Inzira zose nagenze zari zo mu Binyarwanda byari byo mu bizungu, ntabyeyi banjye babikoraga, ni murumuna wanjye wabikoraga. Ni umwana nareraga w'imfubyi, mama we yapfuye 96 twafite 94, uwo mwana twaramureraga ariko tumubiri nyina wabo niwe waza agasimbura mama, haba mu kizungu haba mu Kinyarwanda. Niwe wanabuje n'i Kabgayi ye no kugira ngo atange amafaranga. Umugabo bakomeje kumurega kuri polisi hari Kaduha. Umusaza wanjye niwe wagiye kumurega avuga ati ko afite imitungo, ko yari yarakoze, ko nta mwana hafite, kuki batamukurikirana, kuki batamuvuza, ko afite ibintu ntacyo babuze. Rwose iwanjye mu rugo bahita kwakimara inzara, ariko ubu ngubu aho ndahangaha biruka akaruhura. Ayo magambo arandyohera cyane aranshimisha. Ako kare rwose nikajya kabura nibwo kibera, iyo ndambiye kuba mu cyumba nanjye ndaza kuryamira hano, uje akaza akaruhuka, yewe n'uwo haraye akaryama nta kibazo. Bari bakandishima yavuga ati ni kwakaruhura mama bindyoheye bishimishije. Urakoze cyane, utubwiye urugendo rwawe kuva urwaye uko byari bimeze uko bihagaze. Hanyuma ibyo Binyarwanda wabigiyemo n'ibyo Kiliziya itubwira ko tugomba gusenga cyane ariko tukanabyirinda. Ni gute noneho waje kwigobotora ibyo bya Kinyarwanda ukakira uburwayi bwawe? Uko kwivuza kwa Kinyarwanda kuko urumva nibyo warivuzaga n'ubundi birangira udakize, no kwa muganga ujyayo birangira udakize. Uko kwigobotora iyo mitego yose y'umwanzi se kibi shitani yarimo gushakisha, ubu ngubu ukaba waramaze kwakira ubuzima bwawe, warabaye umukristo, wabigenje ute kugira ngo utuze noneho umenye ko byose ari Nyagasani? Nabaga yuko n'ubundi ko naragiye mu Kinyarwanda ntabwo nari mbiyobewe n'ubundi ko atari byiza, kuko kujya mu mapfumu ntabwo ari byiza, ko baranabitubwiraga. Hari naho babivugaga nyine baba ngo kurabuza cyane cyane kurabura ni ku mukristo uko yagenze atemera gushuka cyangwa gushuka ngo yakumenya abazimu batera se cyangwa abandi batekeruza. Ubwo nyine naho nabangarukirije kumvika kera twiga nyine gategisimu kirakomeza no muri icyo kibazo, ariko numva nturikirane mbyibuka numva naho nabangarukirije nari ndizi n'undi ko atari byiza ntabwo ari babikorerwaga. Nipako n'umubyeyi nyine akapfunda imitwe akabatira kujya kumunyarwanda umuvuzi uyu n'uyu mu Kinyarwanda yenda yamurira pe baranyohereje birumvikana. Hariya naho hari imbaraga erega buriya, ariko nubwo hari imbaraga izindi mbaraga none bagushyiramo zindi zigatuma yenda bakuvura ibindi bagushyiramo n'ibindi. Byose birashoboka, ntabwo tuba tuzi ibyo bakoresha ibyo ari byo kubona bakuvura. None sinanarebaga, gusa byari bibabaje biteye agahinda ko byarambabazaga cyane. Kurumva mu gitondo kurasaga bakurumika kubanamo ibintu mu maso bakuruza n'umunwa wabo, umubiri wose ari gukurumika mu mutwe, sinatungaga umusatsi. Saa sita nuko nimugoroba nuko, urumva ntabwo byari byoroshye. Ariko Nyagasani rwose yambaye hafi kuko umubyeyi wamburaga yaje kugira ngo nawe arapfa ari umusaza ukuze, yarambwira ati jya Kabgayi nibazabaho umwanzuro ati ibyo nakumva gukora genda bikoze, ibisigaye ntabwo ari ibyanjye. Nibwo nagiye Kabgayi, nabwo si ubwa mbere nari ngiye, ubu nari mbaye inshuro nyinshi nari ngiye Kabgayi cyane. Kabgayi nabo barambwira ati rwose indiba z'amaso zarangiritse nta kintu dushobora gukorera, na mbere hose nari narivuje, ariko nyuma nabwo arambwira ati subirayo ugende bagusuzuma kurebere uko byifashe. Hagiye barambwira ati indiba z'amaso zarangiritse uzajya ureba utuntu twa hafi na hato na hato, ntabwo uzareba cyane kuko umuntu iyo yagasatiriye no kureba mu isura y'umuntu no kubona batamenwaye nanjye nkireba mu isura nayo ubona gace byaje kurangira kakana ko kagiye. Ariko kagiye umugabo aje kunsura 2012 hano i Masaka, ndi bari kunsubiza mu buzima busanzwe mu kigo cy'abatabona. Azana musaza wanjye twabonanye ubwo nayo bahise bamwica. Burya baravuga ngo ntabwo umuntu apfira undi, ariko umuntu agapfira abavandimwe. Ibyo nabihamya kuko musaza wanjye n'igihe yapfiriye urwobo yagiyemo n'igihe wari kurujyamo, ariko byarangiye yigendeye. Nyagasani yihamagara uwo yishakiye, ndaho nanjye
ariko nubwo ndashima Imana nanjye ndamusabira aho ari kuko yampfiriye akagenda nabwo nawe yabaye nka Yezu adupfira ku misaraba nawe niko byamugendekeye ariko Nyagasani nubwo nari ndwaye gutyo bikomeye nkavangavanga nyine nkajya muri ibyo binyarwanda nkajya muri ibyo bizungu Imana njye ntabwo nayiretse nakundaga gusenga mbere nari umukristo kuko hamye ngasoma umuririmbyi umukarismatike iyo bimaze no kugera mu rugo narabikomeje ariko nabanaga nabo mu rugo nabonagaho batabyitaho bafite izindi mana nahasanze kuko umukecuru yajyaga ambwira ati rwose no gusubira inyuma gato ibyo numva atari byo nkubwiye mfite byinshi nuko arambwira ati we nuko wasenga iyo utaza gusenga none urapfuye ngiwe bikancanga bikanyura ibiryo ari byo hagati abantu basenga ntabwo bapfa barapfa bari Imana itaragera gutitara mu maboko ariko ibyo ntasanze hirya buriya ushobora kubona nk'aya meza ariko aya meza hano afite amagambo nayavugiyeho yenda bitanagaragara ariko hari utundi tuntu tw'utumenyetso duhari kuko tuba dufite ishusho ya Bikira Mariya cyangwa ya Yezu cyangwa dushingirira umubyeyi Bikira Mariya nabo baragenda bagapfukama bagashingirira ibyago rwose nabihamya niba nacyumva ikiganiro bakanacyumva nabo ubwabo nubwo umukecuru yashaje ariko nubwo yashaje ntiyabijyanye niyo bazanyumva rwose nabagira inama yo kuzabikuraho kuko biriya bintu nta kintu bizabamarira ahubwo bizamara ku bana nabo ubwabo bagira ubuzima bugoye yize no kora n'ikiganiro nawe tuganira mu myaka 15 yari ishize nawe muganje ndabimubwira ngo wintera urwanda gutera urwabwiki hari icyo utabona nasanze ari abantu nyine bafite izindi mana basenga zindi uti ni byiza kwigobotora imitego y'umwanzi shitani nabashishikariza kwigobotora mukimika Imana nzima hanyuma rero ubwo abarwara bagahita bumva ko bagomba kujya muri ibyo bikorwa byo kwa shitani ngo nibyo bibavura bo wababwira iki oya nta cyiza kibayo yego nabo baragufasha iminsi karushaho kwiyongera ariko n'ibyo dukora ntabwo ari byiza ko ntabwo tuba tuzi ngo ni iki ariko Imana ihejuru ya byose Imana isumba byose Imana ishobora byose nta na kimwe no kuba Imana iri kubishaka ariko mu magambo ati mwana wanjye ndagukunda gusarira n'icyizere aho nari kujya ntabwo ntazi icyo gihe ntabwo mbizi ariko buri Imana yashaka kugira ngo nanjye mbashe kugira gute kwicuza no kwihana no kwigorora nibyo nakoze n'icyo gihe ndahwitse bigatuma nanjye nzabasha gutaha ijuru nishimye kandi nezerewe nzi neza ko Imana ari inyintwari n'imbabazi mpumuriza bagenzi banjye abantu bafite kujya muri izo nzira rwose nta cyiza kibayo nibaga ni Nyagasani ibyacu byose arabizi nta kimwe atazi yego urakoze cyane ni byiza rwose ko usoje ukebura abantu bafatwa n'uburwayi butandukanye bakiroha muri ibyo bikorwa bibi hanyuma rero muri aka kanya watuganirije byinshi uburyo wabayeho ubu noneho tukeneye kumenya uko wiyakiriye cyangwa se uko wari umeze mbese udushushanyirize uko wari umeze ukimara guhura n'ubu bumuga bwo kutabona ufite kuko watubwiye uti wari utunze waroroye waracuruje wageze gute ariko noneho uhita ugira ubumuga bwo kutabona kandi ukiri no mu bihe byiza byo gukora binakuviramo ko za nshuti b'abantu wari ufite ugifite ibintu bakuvaho bakagenda icyo gihe wari umeze ute wiyumva gute murakoze gusa icyo gihe uko nabyumva ukuntu byari bimeze byari bibabajije bitewe n'agahinda kugira ngo numve nakwakira ubumuga bwanjye nubwo ntabyiyumvisha muri jewe ntatekereza nkabwa nzabaho gute ese ninde uzampa amazi ese ninde uzankarabya ese ninde uzankorera isuku byose nkabitekerezaho ese isuku ya hato na hato mama ko ahemeruka ndi umwana mutoya ni gute nzagenda akankora isuku ya hato na hato nkumva ko byose bidashoboka nkumva yihuze kuri jewe ariko Nyagasani yagiye agenda nteza imbaraga uburyo byose nagiye ngenda mbishobora ariko byaragoranye cyane ko ntizo mu buzima bugoye urumva gusubira kwa mama nageze kujyayo mu kwezi kwa gatatu bitariki 28 naharaye umunsi bucya narembwe utasubira mu buhungiro kwa murumuna wanjye niho navuga ngo Nyagasani yagiye kumpisha yega buri Imana ifite ukuntu iduhisha buriya none ndi hani Masaka baca ari ku Gikongoro ntibizagutangaza Nyagasani wahanzanye kuko ni ishashura kwanyumura kamvana sinzi ngo yanjye nahiye ahubwo narengeye kubikubazaho nkubwira nti ko watubwiye ko uri uwo muri diocese ya Gikongoro ubu ukaba uri muri arikidiyoseze ya Kigali muri paruwasi ya Masaka hano wahageze uti
ukuntu nahageze naje mu kigo cy'abatabona 2012 ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Nkazanwa n'umuzungu w'i Kabgayi, ntabwo nzi amazina ye, kuba nyandikira impapuro akampereza umwana akanzana akanyobora. Burya kutiga nturangize biragatsindwa bakavuga ngo Masaka, nkumva nkajya na Masaka ari mu maso yawe bari mu Faransa yenda kunyohereza i Masaka nyine. Mu gihe cyacu rero ntabwo muhiga ngo arangize, n'ubu muhiza mu mashuri 8 ko ntabwo twiga tubikunze, twihingira twikora indi mirimo itandukanye, kwiga ugasanga nyine ku kigo hari gatsinda nk'umunyeshuri umwe babiri gutyo. Ubwo rero ukuntu nahaje hano i Masaka, narahageze mu mwaka wa 2012 mu kwezi kwa mbere itariki 7 mba muri icyo kigo, ariko nakibayemo ubuzima bunguye, nakibayemo bunshanze. Uwo mwana kubwiye wa mukuru wanjye witabye Imana w'imfubyi twareraga niwe wanzanye muri icyo kigo, anzana na nyirarume nawe bumva yarataritaye Imana, kwitaba Imana mu mwaka wa 2012, ariko bahanyeje nabuze barantaye birarangiye mbaye uwande. Nibaza ukuntu nzajya muri refe, muri dorotwari, kwitorera amazi, nkajyana muri dushe, kujya mu bwiherero ngo bitashoboka bitakunda. Ariko naje kuba mu bigoye, nihebye, nigunze, ibyanjye kugira ngo umenye runaka mwiganye promotion runaka, ibyanjye ariko koko imeze n'imitinde n'ibyo naboga nta bindi n'ibyo niberagamo. Twasohoka twajya hanze, abandi bakaganira, abandi bakira udukuteri mu gutwi biyumvira uturimbo dutandukanye bitewe n'ibikomere umuntu yabaga agiye afite. Nagiye nkigera muri dorotwari njya kuryama, bakati ni mwinjire ngashisha agasokozo umutwe, nkagenda nkajya mu ishuri. Nagiraga isuku kubi rero ntugire ngo imeze n'imitinde ndimo ndakureba n'ubwo imyaka watubwiye nuko usa nuko umeze ntibihuye n'abari hano hanze. Ibyo nkubwira ni ukuri, abakora iki kiganiro bazagusure baze barebe. Nuko nkagenda nkajya mu ishuri, nkavuga ni nta muntu yiyenzagaho, nta muntu agira gute. Rero kutabona yo mwigana mwese harimo abantu bafite ako bita bipe, ubugeni burundu. Iyo ufite bipe rero ubasha kubona ikintu kiri imbere yawe, wajya no kwandika n'umwenda ukamenya ngo nta wundi mwenda uhari ngo ndi wandike hejuru. Hari uwo bitaga rero doye, nza kuza kwandika hejuru imyenda yiwe, kuko we parufe niyo yatuyoburaga imyenda. Hari ibintu byo tugenderaho, ushobora kuba wisiga twitera parufe, wisiga amavuta runaka, ufite ukuntu uzunguza imfunguzo mu kigo, tukabitandukanya bako tunitera igiteri, uyu ni mwarimu uyu n'uyu, tukabitandukanya. Noneho nza kwandika ku myenda y'umunyeshuri, nyanditseho wasanga namwandikiye ku myenda. Arangije ahita ngo hambire umushenzi ngo wanyandikiye ku myenda. Mana nyiri impuhwe, iyo jambo ryarandira kuva nabagewe nitwa jewe nta muntu yize nyita umushenzi. Ariko iyo mwagiye ku ishuri byanze bikunze mucisha bugufi, ariko byarambabaje ni kuba nabaho nitwa jewe nta muntu wazita umushenzi. Nako ndabyihorera, numva byarankomerekeje nyine byumvikana ko nta muntu yenzagaho, nabaga ndaho ntuje nigunze nihebye, ariko nta muntu yenzaho. N'imubwunge bwanjye gusa nibaza uko nzabaho, nibaza uko nzabigenda, ngi wacu ntibyemere kurusha kurumva ndahavuye, icyerekezo ntacyo mfite. Kuba nari ndi kwiga muri icyo kigo rero numvaga yuko ari icyerekezo ndi kwishakira. Ntabwo numvaga niga ko hari icyo bizamarira, ntabwo numvaga niga yuko hari aho bizangiza hari naho bizambana, kuko numvaga ko nta kintu umuntu, nta gaciro mfite, nta n'icyo maze, ikiruta ari ugupfa gusa. Ariko byose byagiye binda bishira, bigenda byakira gahoro gahoro, yewe ndangiza no kuhiga. Icyo kigo kandi ntabwo cyemera gucumbikira abanyeshuri, agenda bisaba diregiteri, maze kubisaba diregiteri arabinyemerera. Urumva abandi bana bajya mu miryango, ngiye nsigara muri icyo kigo, simbona niho nkihura n'icyo kibazo, sindiyakira, mobilite sindayimenya, kujya gufunguza ibyo kurya ku gikoni birangoye, kuzenguruka ikigo mwakibonye ukuntu kingana, yenda niyo wahageze biragoye. Nkagenda nzenguruka n'akabasi karimo isahane ipfundikiye, nkagera kuri senyenge, nkagera kuri porutayi, nkongera nkagaruka ngashakisha. Hari abita ku Gikongoro muri kiriya kigo rero. Ku Gikongoro n'ahantu inyuma y'amashuri, ariko ni kure nyine kwita ku Gikongoro ko ari kure nyine, kwagenda utabona biragorana. Nkazenguruka nagira amahirwe nkahora ntashye. Abakozi rero bazamu bari bahari baje kubona ko bingoye, bakajya bandanya ifunguro bakankumangira. Ubwo kujya koza utwombo habe si bazajya bantekera n'utwombo no kutatwoza, yenda ayo masafuriya sinayishoborera, ariko utwombo uzatoza. Nkagenda n'agakoni ndondatonda shakisha, nayo ko naho nagize ko aya masahani nkayoza namara kuyoza, nkongera leta nzamuganya mu kigo. Nkagenda nkaryama nabwo muri dorotwari, namara kuryama nkagenda nkinahiniramo rwose. Ntabwo urabona imbwa iryamye mu rwiri,
nanjye niko nabaga meze agahinda karansizemo ariko byagira nkabwo ariko Imana ishimwe kuba abandi banyeshuri baratashye kandi ikigo ntibemera gucumbikira abantu ariko gihe bakaba barancumbikiye iyi ni Imana iri kunkorera iyi ni Imana iri kumfasha burya nugira neza ntuzagire neza uvuga ngo wa muntu wagiriye neza ntuzagira gute ineza isanga igiye bavandimwe ineza nagize ndi hariya n'ubu ngubu narayibonye ari Masaka nshimira abakristo muri paruwasi ya Masaka abayobozi ba santarari abayobozi ba paruwasi rwose nta muntu usubiza inyuma nta muntu wasiga ku nzira uwo mbwa ikibazo wese aracyumva nta musubiza inyuma rwose ndabashimiye ntavuze ngo runaka ko sinabasha kubamenya wangiriye neza arabo nzi arabo ntazi rwose we kubashimira Imana bahumugisha Francine niwe turi kuganira mu kiganiro cy'abarwayi uyu munsi namusanze muri paruwasi ya Masaka hano n'ubundi nk'uko ari kugenda bigarukaho ariko yatubiye kavuka muri paruwasi ya Kaduha ni muri diocese ya Gikongoro. Francine rero utubwiye uko wageze hano i Masaka uraje kwiyakira byari byarakugoye byari byarakunaniye ariko ubu ngubu ikigaragara ni uko wamaze kwakira uburwayi bwawe nuko wamaze kwakira ubumuga ufite bwo kutabona. Kwakira uburwayi bwanjye rero batarakira uburwayi bwabo tubabwire iki muri iki kiganiro kari benshi kuko nk'uko wabivuze wararebaga uhita uhura n'ubwo bumuga hari udukurikiye nawe wari ufite amaguru abiri aragenda akora impanuka kumwe kuba kuracitse cyangwa se ukuboko cyangwa se akagira n'izindi mvune zitandukanye abo bantu bananiwe kwakira ubuzima bwabo barimo cyangwa babo bananiwe kubwakira bose urababwira iki? Abantu bananiwe kwakira uburwayi bwabo cyangwa ubuzima bwabo babayemo nababwira yuko gusenga nicyo kimara ibyo bintu byose nubwo nahuye n'ikibazo cyo kutabona nkora n'urugamba rukomeye cyane ariko nakundaga gusenga cyane nkumva ari byo biza ku isonga kavuga nti uyu munsi ejo nzaba nakize nzajya gusenga bikanga nkanakanura cyane nkabona ibintu by'umuhondo mu maso yanjye kavuga nti ejo nzaba narebye byagiye bigenda byanga bibaye burundu ariko n'undi y'Imana ntabwo nize nyireka ari ugusenga nibyo byamfashije nta kintu cyamfashije kindi nkaba nahumuriza rero bagenzi banjye bafite ubumuga butandukanye ariko ubumuga bwacu buratandukanye ubu hari abo tuvugana bibereye ku bitanda byabo batabasha kubivaho amasuku bagomba kuyakora bibaryamye ku bitanda byabo ntabwo ngo rero ahwanye nanjye umfasha akaboko nagenda bikemera ubu niterura amazi nkajyana muri douche fatisha imbabura nkata ibirayi ndateka usanze ni guteka n'ibyo natetse nta nubwo wamenye ko ari jye wabitetse niyo mpamvu rero mpumuriza bagenzi banjye buri wese yakira uko ari yumve ko Nyagasani ko yabishatse isaha Nyagasani nabishaka bagira gute azatubona ntabwo tuzamutegeka yazabishakira kandi azabikora kandi byadukwiriye ni byinshi cyane abarwayi aho bari nuko ndabahumurije cyane mukomere Nyagasani aratuzi mpumuriza na mama utariyakira uri mu bwigunge urwaye stroke bagomba gutera bashyira mu igare bakongera bakamwicaza aho ari cyangwa ukamatora akomere ikiganiro ntacyumva azumve ko ari umwana we wagitanze kandi nawe muhumurize abagenzi banjye benshi bakomeje Nyagasani aratuzi.